narababwiye ngo nina ba filime ya Danger nimuzanterekere. Yo. Ubundi je narababwiye ngo mfite ukuntu nikorera iki? Nipowe. Uyu mugabo ni muntu ki? Uyu mugabo se afite iki? Uyu mugabo se akora iki? Uyu mugabo se hari umuntu wabutamuzi mw'iki gihugu? Uyu mugabo bamwita Rocky Kirabiranya Kimomo Miseke Igoroye, amazina akunze kwiyita menshi cyane. Noneho mbere yiyitaga Miseke Igoroye, nyuma yaho ngaho akiyita umusobanuzi mwiza kurusha abandi, noneho akiyita icyamamare, akiyita Kimomo. Ubu ngubu ibyo ngibyo nagakibyita, ubwo asigaye avuga yuko ari umugaba mukuru w'ibyamamare. Mbese ni ukuvuga ngo yaje gusanga mu gihugu harimo ibyamamare byinshi, arangije aravuga ati ntago nakitira twaye icyamamare bimwe bisanzwe, ubwo reka nitwe umugaba mukuru w'icyamamare. Angaha sinabura kubabwira yuko uyu mugabo Rocky Kirabiranya ari umwe mu basobanuzi beza ndetse barenze bakora ku mitima ya benshi mw'iki gihugu. Niba ukunda gasobanuye niyo mpamvu uri ahangaha, kandi nanjye niyo mpamvu ndahangaha ngo bashe kuba bamenya uyu mugabo uko ari ndetse n'uwari we. Uyu mugabo rero bamwita Rocky Kirabiranya, bakamwita Kimomo, bamwita Miseke Igoroye, bamwita mbese yiyita amazina menshi agiye atandukanye abantu benshi bimwe mwakita kwikina. Ariko uyu mugabo ndagira ngo umumenye ahava akagera, umenye ibye, ndetse uyu mugabo umenye neza yuko mu basobanuzi bari mw'iki gihugu nta musobanuzi waba muri hejuru. Wenda nawe ushobora kuba utamukunda, ariko niba utanamukunda nawe ubwo arabyivugira ati ninjye mugaba mukuru w'agasobanuye, ninjye Kimomo, ninjye Miseke Igoroye, ndi byose, abandi bose ni ngayo nguko. Uyu mugabo se ni muntu ki? Afite imitungo ingana iki? Akangaka rero niko kanya ko kugira ngo tubashe kuba twatwikurura rido ritwikiye iby'uyu mugabo byose aho biva bikagera. Avukana n'abana bangahe, se umuvandimwe yaba yitwa nde? Ibyo byose tugiye tubiva umuzi ngo icyo nagusaba rero muri aka kanya mw'iyi minota ibiri ishize, birashoboka yuko ushobora kuba warebye ino video ariko ntuze gukora subscribe. Bantu kandi subscribe niturangiza twikomereze, sibyo? Filime nziza nk'izi nsobanurana ubwenge ntwikangirane, ntago nzigera nziberekera ubu. Uyu mugabo rero yavutse leta tariki 24 Kanama mu mwaka w'1991, nibwo uyu mugabo Rocky yabonye zuba. Iyo umuntu ari icyamamare rero bamuvuga ibintu byinshi bigiye bitandukanye, ibibi, ibyiza, iby'abantu badahagazeho, ibyo bazi. Uyu mugabo rero ushobora kuba warumvishe ngo yavukiye mu gihugu cy'Ubugande niyo mpamvu azi Icyongereza cyane, ariko si uko nguko bimeze. Ubwo uyu mugabo yavukiye mu mujyi wa Kigali aho bita ku Muhima. Uyu mugabo rero Rocky Kirabiranya cyangwa se muzinga Kimomo Miseke Igoroye n'ayandi mazina abyagwa n'uwo bita Gerard Nzamurambaho. Mama w'uyu musore bakaba bamwita Batamuriza Emakire. Ahangaha amazina ya Rocky ya nyayo bamwita Uwizeye Mariko. Rero niba utari umuzi ako ngako ndagira ngo ukamenye, niyo mpamvu tuba turi ahangaha kugira ngo mumenye byinshi ku byamamare mukunda kandi mwemera ndetse mwizereramo. Ahangaha ikindi kintu ushobora kuba utarigeze usobanukirwa, ntabwo uzi ngo Rocky se avuka mu bana bangahe? Rocky se ni imfura mu muryango w'iwabo? Yego, Rocky ni imfura mu muryango w'iwabo, ariko yavukanye n'undi musore bita Savimbi. Uramuzi, ndetse uzashake dusobanuye na Savimbi n'ijwi neza wagira ngo ni Rocky. Nuko nguko bimeze. Ubwo uyu musore ni imfura ndetse akaba akurikirwa n'undi mwana w'umuhungu wo bita Savimbi, ndetse nawe ni umusobanuzi. Ako ngako nako ndagira ngo ukamenye. Se twaba tumaze iki tubaye turi ahangaha mumenye ibyamamare mukunda cyane mw'iki gihugu? Uyu mugabo Rocky rero ikindi kintu nababwira ni uko yasoje amashuri ye yisumbuye mu mwaka w'2012. Joseph Kabgayi niho uyu mugabo yarangirije amashuri ye yisumbuye, ndetse ahita abona boruse arangije ajya kwiga kaminuza IBS yo mu Burasirazuba. Aho ngaho niho yagiye kwiga akimara kubona boruse, asoza mu mwaka w'2012
karindwi. Uyu mugabo ubwo yigaga muri IPRC nibwo yatangiye kuzajya asobanura filime, ariko aho ngaho yigaga ibijyanye n'ikoranabuhanga. Uyu mugabo rero filime ya mbere yaje gusobanura yayisohoye cyangwa se yayisobanuye mu mwaka w'ibihumbi 2015 nibwo Rocky Kirabiranya ijwi rye ryageze hanze muri filime. Salem Witch Trials ni ukuvuga ngo iyo ngiyo niyo filime yabashije kuba yashira hanze, n'uyishaka uzayibona. Iyo filime akimara kuyishyira hanze yarakunzwe cyane, ndetse abantu benshi bahita bamuhereza ikaze mu gusobanura bavuga yuko ari umusobanuzi urenze. Aho ngaho nibwo umurimo w'ubusobanuzi yawutangiye. Africa Move Market mu mwaka w'ibihumbi 2016 nibwo yahaye uyu mugabo Rocky Kirabiranya akazi. Rocky si ukugakora yiva inyuma ku busobanuzi, ndetse bimuzamurira izina cyane ku gipimo kirenze, ariyo mpamvu na n'iyi saha umwumva ukavuga ati ko karatwika koko. Uyu mugabo rero ubwo yasobanuraga yageragezaga gushyiramo imvugo nyinshi abantu batamenyereye, akayishyira muri filime, noneho ikaza gukurura abantu bakabona yuko ari umuhanga koko. Mu mwaka w'ibihumbi 2018 nibwo yashinze kampani ye yise Rocky Entertainment. Iyo kampani nta kindi yagombaga gukora uretse gukora amafilime ndetse no kuyasobanura. Sinababwira byose ngo nibagirwe kubabwira yuko muri uwo mwaka w'ibihumbi 2018 aribwo uyu mugabo yari amaze gusoza amashuri ye yisumbuye cyangwa se ya kaminuza. Ikindi kintu nagenda ndababwiye ni uko uyu mugabo kugira ashingiye ino kompanyi atigeze yishingira gusobanura gusa, ahubwo hahoze harimo gufasha abahanzi, kuzamura nyine abahanzi. Murabizi iyo umuntu azamutse nyine aba agomba kuzamura abandi, kuzamura abahanzi, ndetse ubukerarugendo n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye, ariko bitagiye kure y'ibyo ngibyo mbabwiye. Uyu mugabo rero umugabo mu bintu bijyanye no gufanzi bita Papa Cyangwe, uyu nguwo muramuzi, Julius Force n'abandi benshi bagiye batandukanye. Ahangaha rero uvura umuntu amaso yarangiza akayugukanurira. Nubwo yazamuye Papa Cyangwe, ntabwo Papa Cyangwe yanyuzwe akimara kuzamuka. Yahimbye indirimbo asebanya ndetse amuvuga nabi ngo Rocky wamuzamuye ari mu bigorigori. Rocky nawe ku buryo bwo kugira ngo abashe kuba yatambutsa message ndetse anigisha abantu, yaravuze ati nta mwanya ngwiriye kuzajya mfata wo guta ku bantu bamvuga nabi. Nawe muri make nawe ukwiriye gufata umwanya wawe ngo ute ku bantu bakuvuga nabi. Ako ngako kari agaciyemo ka Papa Cyangwe, ntabwo byigeze bikuraho Rocky kuba icyamamare, dore ko Rocky yakomeje kuba icyamamare ndetse akibagiza abantu filime nyarwanda, ndetse tukayoboka filime z'amahanga, kuko twari tumaze kubona yuko harimo abasobanuzi basobanutse, harimo n'uyu mugabo Rocky. Ibi bintu nshobora kubivuga gutyo ukumva biroroshe mu minota mike ndi kubivuga, ariko uyu mugabo yaravunitse cyane, dore ko yagukoraga filime agenda asobanura. Abantu benshi batangiye gukunda filime, ababyeyi bacyo ntabwo batwemeraga kureba filime, bumvaga yuko umuntu ureba filime ari ikirara, ndetse federasiyo yakoraga filime nyarwanda yatangiye kumugendaho, ishaka yuko ibintu bijyanye no gushyira hanze agasobanuye. Uyu mugabo Rocky yabireka, ndetse na bagenzi be, ubwo ndavuga ba Sankara, ba Junior de Premier ndetse n'abandi bose. Ariko ntabwo byaje gukunda, kuko uyu mugabo yakomeje kugaragaza neza yuko yemerewe ibi bintu byo gusobanura filime, nubwo atari ku rwego mpuzamahanga, ariko abyemerewe naho bitandukaniye n'iby'abandi. Niba uri umunyarwanda uko byagenda kose ibi bintu urabizi. Hanyuma abanyamakuru bavuze yuko agasobanuye kadakwiriye gukomeza kurebwa, atari uko abantu bakanze, bubwo ari ukubura nyine uko bagira. Urumva nyine wari wahagarika agasobanuye mwa kiriya gihe, ubu urumva nyine n'impano ya Rocky yo gusobanura nayo yari yabigenderamo. Byaragoranye cyane, ariko
arabigobotora arakomeza. Aha ngaha federasiyo yakomezaga igaragaza neza yuko ibintu abasobanuzi bakora bifite aho bibangamira nyine abahanzi, ndetse bagaragaza nyine impamvu nyinshi zigiye zitandukanye, namwe murabizi hari uburyo umuntu akora ibintu neza wajya kureba ukabona ari kugukora ku nda. Ni uko nguko byari bimeze, niyo mpamvu nyine bari batangiye kubagendaho abasobanuzi bashaka yuko agasobanuye kavaho, dore ko agasobanuye kari gatangiye kwikurura imitima ya benshi. Ndibivuze ngo nukundwa n'abantu benshi ngo abandi bantu hazaburamo abantu bakugwanya. Ikintu cyose ukoze niyo cyaba ari cyiza waburamo abantu bakugwanya. Murakoze cyane. Amateka y'uyu mugabo reka tube tuyasoreje aha ngaha, naho ubutaha tugize ibindi bintu nyine tugenda tumenya tuzajya tugenda tubibagezaho. Icyo tubasaba ni uko mwakora subscribe ku YouTube channel yacu. Gahunda yacu ni ukuzajya tubagezaho ibintu byinshi bigiye bitandukanye, amafilime, twegeranya amakuru y'abasitari ndetse n'amateka yabo, kugira ngo mubashe kuba mwabaho muzi abasitari mukunda. Murakoze cyane, Imana ibahereze umugisha. Bye bye, ciao ciao.